ya turatangira n'ukundi rero filime tutangiye mugenzi wacu ya Nigeria gusanya zikari filime zashinga abantu bikara tangira gute nabwo kishwe Good Mother cyari Sankara da Premier obasobanira hamwe na African Movie Market ne mucikwe tangira gute rero nta n'ukundi nuko Big King Movies nabo nabateguye African Movie Market turacyeza ku mwanya wa mbere mugenzi barakwereka Sama Alex Electronics nabafatanyije bakugezaho filime yiswe ngaba cyategura Chinedu Ekidiyeze yagarutse muri aka ngaka hamwe na mugenzi we Osita Iheme bagarutse Litanzelu nawe yagarutse Amayechi mazina ngayo Stephanie ahanonu bakinyiziriyano bagatse mu gafilime kiswe Good Mother mama mwiza kuki filime yiswe ko Good Mother ni mucike dore mwanditsi inkuru uju screenplay emeka biankoro Laza Amasi we makeup wabate fresheri bogeze no ku gafilime gatangiye kuki filime yiswe ko kuki ari ryo ryahiswemo ni mucikwe Chris Okorondu dore producer dore na director Amayo Oz Phillips mugeze nuko tangiye mugeze barakwereka kuno para abana ebyiri filime yiswe mama mwiza Good Mother nuko dutangiye nano kundi mugeze mujye mwaramira abwira mugenzi ati Paul ngwino first cause ibyombo n'abana babiri umbase ushaka tumwe dufatanye waje ukora akazi kawe konyine ukarangiza naye ngakora kanje ngeze mwarasimbuka umugozi ndakina n'abana ebyiri aramagaye Paul cyapara gitagipfukama Paul engoma uruba rwita Paul I had somebody play. umbana vagano ari umuntu kino We're washing the plates. turimo turoza ibyo mu mama Has Paul been helping you? Yes. Are you sure? ngeze bafite akuno mama abo ararwaye akaguru maza karavunitse That's the reason. Are you sure? ibyo muri kubyaza neza tunde cyane mama n'abana ebyiri Peter. Paul na Peter bana banje I don't want you people to be playing up and down. sinshaka ko mbabazwa abana banje ngo mujye muhora mukina buri kanya You know your father is dead. murabizi ko yapfuye And for us to survive, kugira ngo tubeho must be very hard work. mugomba gukora cyane bana banje Please. ndabinginze ndabasabye You understand me, my son. mugomba kuga abana banje kandi mugatahira kugira muze mutunganye n'akandi kazi mu rugo Okay. Finish Sawa. up that plate quickly and meet me in the room. muze murahinze koza ibyombo munsange mu cyumba All right. sanarbi n'abana batoya My other walking stick. I think you dropped it at the back of the yard. ibiti mwamazanye ziriya ndati twasize inyuma back of the yard sabana banje murahinze kugira ibyo mugira mujyana zo muzizane sa mama mudamu mugenzi ntago ameze neza ifite ubundi burwayi kumbu rwakinaga runi rwa Paul rwongera vayo Peter. Petero mugenzi ubuzima ni hatari no gushaka amayisha mama abo ntashoboye ese kugira ngo avunike byagenze bite mugenzi ngo nase yapfuye zamani life ni hard bana nta kindi cyabaye ko bakagiye gushigutashya izo kujyana mu rugo niba barazicyo ntumbaze baza gushaka izindi buzima ni hatari buzima nta mikino i Kigali yewe tante Peter and Paul. yego Peter na Paul Why are you carrying heavy nose like? kuki mwikoreye inkwi ziremereye gutyo Now, we want to make more money. dushaka gukorera amafaranga arenze mugenzi ubona basigaye bagiye gushaka inkwi bakajya kugurisha kugira barebe ko babona agafaranga I know, but you need to grow. Come here. yabizi bana banje mugomba gukura ko mwikoreye inkwi niko muzabikura bana banje muzari hakuno batamufasha mugeze hakuno ifite undi mu auntie nuko mugirira inkwi nakabafasha kuntuza byose. Okay, there are two books. How much are you looking at? bashaka ngahe 50. dushaka 50 no gushaka ubuzima senkani ndabareza kuno ku mafaranga asawara kuzi mama nta kibazo zini zishatse zakuzana izindi nkwi bana bangana gutyo bajya gushaka ubuzima bari hatari
babwarakomeye ubuzima. Ya shira ako nimwe ku ruhande fata n'izina zashyira ku ruhande abana zirataha nase nta kepfo karugu nta mwene wabo ntawo basekera nta nubareba neza Jesu ko bagatashye batashye bibyinira no kwishyira mu tuzo n'abana byini impanga nyina hakuna batunganya batunganya My children. mama ni atarati bana banje muratawutse bamuzanye amafaranga. What is this? Iki niki nayo twakoreye uyu munsi. Chineke. Mana nyagasani urakoze mana hano nta dufaranga twokoresha mu rugo gwaha niki ngeze abana nabona nyina. Bless the two of you. Ati mana imbazo ko nabyaye babiri mwembi arongera amafaranga ni menshi bana biri bapagasa umunsi wose n'abatambaje mu quartier yose babapasa udufaranga. Mana nyagasani. So you now have the complete money to pay for your school. Bana bata amafaranga mukoreye ni menshi umushaka kwishyura minerivare. So no one sending you home this time. Kuri insho nta muntu uzabirukana kushinga mwambuze minerivare. God will surely bless the two of you, my son. Ni hatari bana banje Imana ibaho umugisha. Chineke. Mana we. Thank you. Mana ushimwe, Mana uhimbazwe. N'abana ebyiri ni bato. Small. Mama turi bato gusa ntago ariko tumeze no mu mitwe. Mugenzi bana bakomeje gukora iki gushakisha. Ntaguhagarara. Mugenzi amasaha ko yakicumye. Abana bagomba kujya ku ishuri mu gitondo. So you're ready to go to school, eh? Bana banje mwiteguye kujya kwiga. See, I hope you finish the food I sent you. Reka nizere ko ibindi byose mwabitunganya sibyo? Mugenzi nukuzinduka hakona bagatunga ibyo atunganya no kubw'ikigoroba nta by'igitondo. No playing on the road. Do you understand me? Bana banje mudashina mu muhanda sibyo muva ku ishuri mujya ku ishuri mujya mu ishuri nyine nuko. Ntayo njye gutinda mayira. Mugenzi abana bakundanye na nyina. Urukundo zirahari. Filime yiswe Good Mother mama mwiza. Don't play on the road, Bana banje mudashina mu muhanda. Okay. Mana yanjye. Ifite abana nziza. Ntibyatinda ko bagataga bavuye ku ishuri zigomba guporeza. Mana ibi byakura mana umanura imigisha mana bitumane mu munda basi minsi dukora abantu cyakura n'ikibura mana ariraye muduriraye abana barasenga hakuno irira senko ryagasenze haro waje garasi My husband, you're welcome. mugabo wanjye urakaza neza Please join us. ndimwe dusangire Grace! garasi ndashaka mbigusubiremo kandi ubyumve. You accompany these children whenever Ibi byana byaye biza mu isambu yanjye bivanamo inkwi. Garasi my home dandle. mu isambu yanjye mu butaka bwanjye yewe n'inkwi amafaranga. Garasi I beg you, my husband. ndagusabye I'm sorry. mbabarire basi niba bakoze amafuti. It gets so worse that I have to send them to go to the farm. Gusa nagomba kubohereza mu ifamu kujya bajya gushaka inkwi babona amafaranga yo bajyana ku ishuri. Please mbabarira. Tomorrow I will Urugabona ibibazo rugire. do this myself. Ejo rwose nzaza ari bari nibyo bangije mbitunganye. Hold them up. Warn them. Umva ngo bwe bahe gasopo baburire kuko nye nindakara. Don't tell me that nonsense. We can. Ibi byana byaye cyo nzashaka gurukiza bimenye. And children now. Don't. Gishobora kugira ibyago kikansanga mu isamu ufite urupanga. Bibwira akiri kare. Bwira ibyana byaye bimenye ko hari aho bigomba kugarukira. Another time. Cyane cyane urugurutwe runini. No. Bibwire nta mikino police urumva. Cyo tampuri kandi akuburiye. Not your husband. No go. Please, I beg you. Ndagusabye. Ntago ndi umugabo n'undi munsi. Mugenzi ubuzima ni atari. I thought I showed you the Okwatri. Bana banye ndaceka n'abarangiye mugomba kuvana inkwi. Mama ntago twagiye muri makira kigabo rwose cyakubeshyaga mama. Why is he complaining like Kuki ari marasa kuza se gutya? Ntawe ubizi ariko mama. you don't know? Ntago mubizi cyane mama. He doesn't want to quarrel with us. Twashaka natwe gushaka amafaranga. Can you gaga me? Umugabo witwara gutya ko. Anyway, I'll go to that farm myself. So ndaza kujya verify ko ibyo avuze ari byo. I see things for myself. Ndaza kubyirebera. No problem is Ese mugenzi nuko avuga ngaraza kujyayo. No kujya rebeka abana batakwiba. Ese byarabishoboye wapi byahe? Ifite ikibazo cy'akaguru. Byagenze bite? Byo nibaza. Buzima ni atari. Bana no kuryama hakuno. Buzima ni dangerous. Mugenzi kabana zakaryamye masaha y'ijoro. Mugenzi na nyina nawe ubuzima ni atari.
gucumbagira amasaha yose no kwisunikiriza. No kubyigana gatanda kamwe nako se nagatanda nakamatora. Kwibyiga aho ngaho barebe ko mugenzi amasaha bwakwisunika. Mugenzi ko yakicaye ngomba korosa abana. Kwikurura hakurya hakuno. Ise wabana mugenzi ngo apfuye zamani. Ese byagenze bite nawe? Gaturore. Mugenzi atangiye gutekereza. Yatangiye kaka mugenzi wari umunsi umwe. Umugabo wagihari atarapfa. If they hear that from you, you will be in big trouble with them. Mugenzi ko musheri yaragihari atarapfa. I mean it. Musheri humura. Iyi sambu se nge narayitsindiye humura. Nta no wayituvana murumva. And now they want to be king. Abantu iteka bifuza ibyisi birirwa bandega ku mudugudu ngo nge nabatwara isambu byahe. Mugenzi umugabo atarapfa. Kiriya kivuye ko basakuriza mu kanya ngo abana bagiye mu isambu nikiri umuntu acuye umugabo. This is not different from my own senior brother and mine. Umva nge ntandukanye na murumuna wanjye nta nato duhuriye. You're so funny. Urasekeje. Let me plug the Ugu leaf. Yewe reka njya hakurya. You know how to prepare your yam porridge today. Reka ngende mfata ibyatsi by'ibishyimbo hakurya. Uyu munsi ndagutekera byiza. You know I would like to hear any story about that yam. No. Umva warabitswe banashaka kumva inkuru nk'izo ngaho jyana mu rugo nta kibazo. Mugenzi urukundo zari zihari. Mugenzi umudamu yari atwite. Sheri antuka. Sheri mugenzi umudamu yaguye mu cyobo. Umunsi umwe yaranatwite. Antuka Sheri ndapfuye. Wari umunsi umwe umudamu bari ari mu murima. Antuka mukundwa. Antuka akaguru. No, I can't do. Mbuye mu cyobo gatoya. Mugenzi umudamu yaratwite. Nimba yaranyereye ate ntumbaze. Mana nyagasubye bigenze bite kuko. Sorry. Ihangane mukundwa ihangane. No. Oya. Can't stand. Kubyara Sheri. No, my way. Zigiye kubyara. Wari umunsi umwe ubwo umudamu yavunikaga. Tangiye gutabaza mugenzi reko amufasha kumujyana kwa muganga umudamu ameze nabi. Ibyacu ni bwatinze. Yamuvanye mu cyaro bari batuye amwerekeza mugenzi mu gasenta mu mugi. Mugabo baboretse. I'm very sorry it doesn't look too good. Umva ati nunyangane ntawe meze neza na gato. She might not walk again. Umugore ashaka kutozongera kugenda na rimwe. She broke her cervic bone. Yavunnye ivi ryo mu itako. Byacomotse. None byakubitanye ko yaranatwite ashaka kutozongera kubona imbaraga zigenda. Simply praying she will be able to deliver safely. Ati ikiza no kazabyara neza gusa ibijyanye no kongera kugenda bishaka kutazakunda. Doctor, Muganga uvuga gutyo. Well, I'm sorry. That is how Mugabo it is. wihangane niko bimeze. Umugore ashaka kuzongera kugenda ukundi. Mugenzi we nibyabaye kera. Umudamu twabonye yicaye ku buriri n'abana bagiye kuryama nibyo ari maribuka umugabo we atarapfa. Ese yishwe n'iki? Katurore. Wibuka umudamu kanya arimo aramubwira ati mugabo mwiza aho muri mu rapfa amasambu harimo n'abavandimwe bawe bishaka kutazagenda neza. Ati rutsindiri isambu ushaka kuzajya mu byago birenze. Abazakugira ishyamba ni benshi. Mugenzi umugabo ari hakuno. Ibintu by'umudamu arimo aribuka ubw'umugabo. Mugenzi byageraga bikagira umudamu bamwambitse igisima cy'iminsi mike. Umudamu ziratwite mugenzi. Ibyacu ntibwatiza araje mu bapfumu. Sasa abagabo zavukanaga ari ebyiri. Umwe aza mu bapfumu hakuno. Araragura. Bizamugarukira. Berazo vuruza. Nibiri mbyo hakurya by'abepfiriye. Araka avana ibyo avanayo. Akira hakuno. Sisambu mupfa. Sisambu. Genda ibyo ngwaye nibitamuhitana aho ndarwema ndaganjwa. Urumva? Ndakabaroga bakuru na sogokuru yishwe n'uburoro yagiye kwahangana n'ababisha. Ndakubwiza ukuri. Barabavandimwe ibyo rapfiki agasambu. Go. Genda. Mukuru ibyo ngwaye nibitamuhitana. Aho ndaha.
ibintu by'umudamu yibuka byabaye umunsi umwe aramuherekeza kubwo ubutunzi bw'iduniya Okay. saba Your wife fell into a hole like dog for this. niba yagwe no mu cyobo ntago bindeba yaje kureba mukuru we hakuno mu cyakare It is irresponsible of you to dig a hole near the wamuswe niwe wagiye gucukura igicunuza umugore ajyanitse kwa muri kira cyobo wamusenzi we atari wagiye gucukura mu isambu That's happened. nijyavunnye umugore wawe umugore mugenzi ari hakuno kurande marumva batongana n'abavandimwe ebyiri And you call that all right, eh? wamusenzi ezuri mavuga ko umugore wanjye nta kibazo ko yavunitse Uruke cyavuye kurogesha mukuru wacyo My wife and unborn child. wamusenzi umugore wanjye yapfa cyangwa bari abana bataravuka bari bumbone urumva Yes, I disown you. ndakurahirira imbere y'Imana yagira ikimubaho Look at that leg. banzura akaguru kuntu kabaye ujya kwicukurisha ibyo mu isambu utatanze It's all right. sawa urambona uramenya ko nubwo tuvuka nabyo tudahuje urumva wamusenzi we uraho gusa n'umutwe urambona sha aramenya ko iwacu atari Kigali mister urambona ntago urambona umbona amahusho uko ngenda kigabo cyaje kigamba ngo arakibona yebuke cyari cyamurogesheje mugabo ageze hano mbazi ibyo bamwereje bitangiye gukora imugukoze muka ndaje mugabo mwiza ndaje ntegereza yewe ndaje kurikira bepfiriye yewe mugabo mwiza ko numva uguhamagara inde ndaje mugabo atangira guca ntuka mugabo amutaga ntuka ninde uguhamagara sheri mugabo acaho antuka ntegereza ndimo ndaza ntabepfiriye akurikiye yewe ndaje humura mugabo ageze hano akazajya muri ya sambu yawe ndaje filime iri hano ndaje wimpamagara cyane wivunika ndaje yavuga ngo ntavunike ninde umuhamagara byahe ko wagiye kuraguza agiyeyo byaje ntibyasinze bagarutse bikoreye umurambo yewe mutabare abakwa rwabo kwisi yewe Simoni muze mudufasha hakuno umudamu yaragitwita ataranabyara umugabo ko akagiye ngo baramambwe bagarutse bikoreye umurambo icyari si ikintu yewe mutabare ibintu byabaye eminado byakomeye mugenzi umudamu ntabwo yari yakabyaye abaturage baragiye zirahurura mugenzi antuka yari yapfuye yavuye hano umudamu mbwatse ndurwamagara ntabwo bazi bigenze bite umwishe ni murumuna we bapfaga iki isambu n'inzu byaraho isambu cyane uwo mugabo yaciyeho ntari birye yari asize umudamu mugenzi utwite utaranabyara bararize naryo rivayo n'umutwe data barapfuye se koko nicyo cyamurogesheje ucakaje ye data we ubusi kuko ndabikoze babihemu baragwira muri iki kigabo kirawo kiricaye kiraturamye uzika abantu kuko ari abagome ubona ko akaroga umuvandimwe wanjye ngenzi umudamu nabyo ibise murabyumva n'agahinda n'iki barikoreye umudamu bajyana kwa muganga ntuka mugabo zaciyeho uwamuroze n'abahagazemo uzika abagome batajyana konje wangu kirimo kirivugisha cyahemutse mungenza ati umugabo wanjye nta kibazo cye yakundaga abantu sambuza sinakubwiye ngo nzayitwara amusenzi ugakana aho gusa umugabo yaciyeho gutyo mungenza umudamu nibyo yibuka gusa nubwo abyibuka nagazi waraze umugabo we ninde mugenzi ni flashback arimo arasubiza ubwenge nyuma ubwonko bukamuha natwe aribyo turora arimo aribuka ibyabaye one day n'agahinda yarabye abana amaze gukura nta kigenda akaguru karavunitse nta n'uyu munsi ubuzima ni hatari ubuzima burakomeye mugenzi ko yakarize mu ijoro abana zarakangutse mama kuki urimo ararira n'abana ebyiri nta kibazo bana wanjye muryame ejo murajya kwishira namwe mwirira ese mu kibazo cy'ukuri murarira
Okay, I know. Don't worry. Just go back to sleep. bana banjye muryame nta kibazo. It's okay. Justice sleep ntaribi nuko bakomeza byahe aborosa mugenzi ubuzima ni danger ntawe bafasha abana nuko byuka ajya gushaka udukwi bakagurisha bakabona ubuzima. Bana niho mu rugo bakora buri kimwe. Bana batetse bagikura bakivuka ngenza bakona baturanye barajya gucakaza bakamusura kuva kera. My children. Bana banje filime mugeze yiswe mama mwiza good mother. Ese kuki yiswe ko nje turora ngenza abana niho bavoma buriya bidunya nabisi. Uyu mudamu niho bagurira inkwi niho badufaranga twokoresha inshuti y'umuryango. Bana banje muzakuno nzavumbe ebyiri. Bana bato mwihangane impamvu muyi bikuri muri ikorera imitwe ikagenda ikaremerwa. Bana banje mujye munzi ndani atufite abana beza. No mutoranye umuvumye zumba hafi no munsi mugeze umugabo yitaba Imana nawe zari zihari. Imana yampaye abana yarakoze ubusiye mba ndinda mvunika ntaranabyara. God forbid. You will not die. Don't talk like that. My good friend. Wivuga gutyo mugabo reka nerekere hakurya inshuti nziza kana nanjye gufasha ibiri wanje. You see, this case between Anne and Goma needs to be resolved fast. Yes, it's getting to 1 year. Ziraganiramo yewe nawe giwawe urebe ko wakora akazi gasanzwe kandi wakoze kumba hafi. Kuva umugabo wanjye yapfa rwose n'inshuti nsigaranye abandi bose babonye ko mboye nyakamwe ntawe cyo nyikoza nta n'ukindeba. Saburaza kumpamagara mugenzi umbwire mugenzi ni mudamu wakunuza agafasha abana be guteka n'iki byose. Ubuzima ni hatari mana warakoze ndagushima gitare. Mudamu yaguye hasi. Peter afite umwana umwe ni Peter undi ni Paul. Mama bana nabo ni ibikuri. Mama durugiye guterura kacuka ntashoboye no guterura. Mama reka zo tugufasha ubu reka turaje tugagurutse. Bafite Sebastian imbaraga zimuterura byahe. Bana banje mukomeze mugerageze. Nuko umwegura. Highway. It was just a small mistake. Mama ntagomba kujya hagurutse buri gihe utubwira tugufashe. Sabana banje. Sawa. Reka nyamidani mu cyumba kuryama namwe nimwitegure guteka. Nabana butoya. Ubuzima ni hatari. Yinjiza amazi ndani ngiye cyo kwitegura guteka nabo. Batabikoze mugenzi nawe bakorera. Byo bita life. C'est la vie. Bana ko zavagayo bonanye namasako yakicumaga babari kumwe. Ikigabo kivayo uru rugabo tadwishe se wabana mureko abantu kuri abagome. Uyu mugabo ntaranyurwa avayo garase niki se kandi umva ndakwiyamye. You people have crossed the boundary again. Mugongeye mukira barriere mu isambu koko. Always on my own side. Beyame kangahe koko. Isambu ni yanyu ni yanje. That's what I'm talking about. Sinzi byirimo aravuga none kuri inshuro. Ngo muki? Remember that was where I buried the umbilical cord of this tree. Impamvu ni nashinguye mukuru ya Antuka. Again. Ni gute ushaka nawo kwahinga koko. That's what they are saying. Gucingura ni biki? What Yakwiyamye nibara namushinguye n'umugabo we ntibindeba n'abana n'inzana zabo. I know is that boundary is the boundary. Niba mwashyizeho barriere birarangiye. Ubwo nta kandi gace k'isambu zabaha. The boundary. Ha! Batukagomba kubikora ariko. Yes. It was Bari hakuno. What? Abagomini bagira konje ku cyumweru barahemuka. forgotten. We agreed that anybody who finds any fruit there should carry it in the spirit of war. How many have I carried since then, Grace? How many? Umva twarumvikanye najya hera imbuto tuzadupasura. Maze gutwara zingahe? Trouble. Maze gutwara ushaka ibyago. What I know is that boundary is the boundary.
umva ndanje mbisubiremo niba mwashyize barriere ngo rapitandukanya aho umugabo washinguye naho duhinga turahapasuye ubwo ubutaka bwawe naho umugabo washinguye ndabikubwiye nonde munsi ubimenye urumva yego ndabivuze niko kandi bimeze urabyumva sabo mugenzi babibazo biri hano umugabo ntanyurwa nibyo afite murerwa mupasura muri aho gusa uyu mugabo numubeshyi mama nawe ashyizeho barriere ukundi mama se kuki utumye twarana n'agace twari dusigaranye k'isambu ko twapasuye nayo ibya kuki utumye twarana n'ibisigaye bana banjye mureke nibwo buzima mugenzi umudamu ntashoboye yifitiye akaguru hakuno ni ikimanyu mbashaka amahoro bana banje mana ndabizi osumba byose nuzi ko tuzabaho nuzi barriere mugenzi cyangwa se ayisambi bagigameza mukabiri nuzi aho bishingiye koko bana banje nta kibazo ati mugenzi umudamu yemeye gutanga n'agataka yarasigaranye kujya bagumana amahoro nubwo yabura nta kiyakora nta mbaraga afite zivana ngo ajye mu isamu mugenzi ajye gupasura byatune bwatinze tugaruka hakuno sasura rufite undi mujyanama urubwira kugira ngo apfumburye uriya mudamu cyubwa yakariwe umugabo mu rugo urumva akubahe do you are having problem with marriage and money umugore washatse umugabo amagabo akagenda apfa guteza ibibazo mupfikisi got money and built that uzamugireyo umwereke ko n'abatari mugenzi wawe your own portion which is your portion iriya sambu ni iyawe kandi ugomba guhora ari iyawe urumva happens uzamugireyo nawe even that place where they are living anafite kimwoca buri gihe supposed to be living there because ndacyamweje kujya kwica mukuru we to you Mazi omuka you so vandura koze cyane rero ngire inama zubaka you now. That's why I like you. niyo mpamvu ngukunda rata You are the only person who appreciates my goodness. ibyo nkoze byose niwo bishima abandi bose bajya banshima your friend reka n'inshuti yawe She fell into a hole that I dug. uriya mugore rwose amfata nk'umuswa azananshingura nk'imbwa hoya it's an accident we were all there oye ndax deba nyine mukuru warapfa did you ask her to go and follow ese nambwe ngagenda ajya mu gisamari ndavunika kugurira mugore uzanamugire mwambure n'iriya sambu abari aho gusa I will show them my red eyes. umva nzabereke umutwe uva mu maso hanjye bazamenya ko nta mikino Good. byiza raturakoze umbwiye inama nzima kweri uriya mudamu nene naramurogesha ntago azashyira ubwenge ku gihe mfite hakuno igenzi cyo warakimwoshye gukora amafuti mahano fata umereme byo kunywa oya urakoze cyane nk'ibyanywa muzandi rwose kangwerekeza ariko uri umuntu w'umugabo kwanza Hey. What are friends for? nicyo inshuti zimaze rega njye ngomba kugufasha kiracumbagira cyerekera Mr. uhemuka uyu munsi guhemuka muri dunia Mungu urahemuka ariko rimwe mu buzima birakugaruka Ogleze is disturbing. I don't like uriya mugabo aratuzengeje mugenzi banatangiye kubwiganiza ni bato about us, let alone caring about our mother's situation. umuntu utita kuri situation mu marimo ngo ko rwaye He was the person that caused Mama's bad leg. ati kuva kera uriya mugabo nta nubwo yari wicked mu muryango we yahoraga ari umunyamafuti Maybe I'll let him know our minds. umva reka natwe basi tumwemukire bwari mwamenye yuko bishoboka Our mother won't allow us. ntago mama yatwemerera It's that mugenzi cya Paul nicyo kimenye mwa bamuhemukire if you go to his house. Peter, you're right. umva Peter tujye basi muno mu rugo basi niyo twamena ikirahure niyo twavanamo idirishya basi mama ntago yishimye nawe amenye ko natwe tutishimiye uriya mugabo You are right. tuvuga n'ukuri ese turakora iki I have an idea. I hope it's a better idea. umva tujye mu murima we basi tugende turandure ibirimo wenda nasubiza ubwenge ku gihe bana nuko abana batangira bakura mugeze afite umutima mubi abana bato batangira gufata imyanzuro nk'iyo guhemuka ikigabo niyo mbaragiye none imyaka bakayirandura kiza none cyarakaye umva garase Where are those children? ibyo byana byawe biri Look, if they like, ubuzima bwabo barambona kuri inshuro ibyana biri he Now, what is it? n'iki se noneho kuri inshuro I don't like this attitude of I don't know what is happening. sinzi ibyo bagiyemo Look at those children. They are bakajya mu murima wanjye bakarandura imyaka yose bariya byana bwira ariko What have they done? byagenze bite so you're asking me, abana bakazi iwanjye asking me. mu murima wanjye You know what your children went to. ntago uzi iby'ibyana byawe byakoze And they went there and uprooted all the imyaka yose bakayishyira ku butaka swear you don't know.
nicyo utazi Hey. kwaze kari wowe uboshya Children can never. abana banjye ntabwo bakugera kuri ikintu nk'icyo kuko Yes. If I'm lying, why should they run? niba mbeshye se barihe mbwira barihe Have I become a masquerade that they should be afraid of me? urabona njye naza kubeshyira abana bahora iki Why shouldn't they? ibi byana byawe biri hehe biri hehe How? birirwa byose ngo bijya kurandura imyaka y'abantu gusa Even when my brother Anduka was jewe antuka na mukuru wanjye tukiyabahara arabizi ko rwose nkunda abana destroying my crops in my farm. Oh! nanga umuntu unyinjirira ibyana byawe biraza kumenya ko nta mikino I'm sorry. mbabarire Please forgive them. mbabarire I'm very sorry. But you know, we always find out the truth from them. n'abana bato bafite ubwenge buke Oh? I don't blame you, Grace. ntago nagushyira amakosa garasi gusa abana bawe bagomba guhanwa Kindness and my goodness that is killing me. ubwiza bwanjye n'umutima mwiza mbagira nibyo binyica umutima mwiza wahe That's all. ndarambiwe baraza abana kumenya nabo barajya mu gahinda nk'ako ndimo umva n'abana bato bihorere umugabo n'ubundi yihoraga ashaka guhemuka Peter na Paul Come here. muzana What happened? byagenze bite Didn't do anything. ntacyo twakoze mama Anything? nimumpeshye Happened? byagenze bite We just wanted to let him know that mva mama happened when you threw your twagiye tumwereko basi natwe tujya turakara tubabaye koko utama arumirwa Peter and Paul. Peter na Paul No, I don't want anything. ni gute mwakora amafuti nk'ayo Is this problem? Eh? kuki muteza ibyago He's been unfair to us. But it's not enough for two of you to go and umva nubwo dukora amafuti ntabwo byari bikwiye ko mwajya muri mama ngo mujye kwangiza imyaka Mom, we are sorry. mama utubabarire I'm sorry. Yes, Mama. bababarire cyane It's just that we are not happy with the way he has ntabwo been usongera treating us. kubaho gusa nawe ugomba kumenya ko abantu barakara kandi natwe turi abantu nyuma ya byose Now listen, good of you. munyumve neza abana banjye Somebody will go there to replant all those crops. Do you ejo ngiye kubaha igihano tuzasubirayo tujye kongera guhinga imyaka y'ubundi bushya murumva understand me? muranyumva neza Eh? Please, my abana child. banjye I don't want problem for ntabwo nshaka ibibazo ibyo ari byo byose byaturuka abana banjye Please. Eh? mubane neza n'abantu niba nahemuka bizamugaruka I'll give it to the goat at the back end. Eh? mugende hakurya mushyire ibyo byatsi inyuma genza ubuzima ni hatari Take it. oya wigikatamo kabiri gitware gutyo uko kimeze ya abana barerekeye umugabo bakinishije hey umugabo arahemuka no ku cyumweru nta mikino agira ananyaga kumana ugaruka hakuno ibyana byango byaguhemukiye hano afite uruhara rumwoshye gukora amafuti They removed your crops. uravuga ko bakwema imyaka yawe You see now? yego nyakubahwa You can see the whole crops biriya byana byagiye birarimbura birarimbagura biranarima sitting on the ground. I hope byose babishyize ku butaka you agree with them. umva bariya bana ntongeye kumvikana nabo The gods don't get angry. ntabwo bajya barakara Angry, I will help baraza kubona ko narakaye you to become angry. They will soon see the sparks of fire from my eyes. baraza kubona ibisheshe by'umuriro biva mu maso yanjye Imagine. urabyumva My brother, barambona kuri inshuro what you do now, nobody will blame you. yewe ibyo wakora byose nagukiraho icyaha nta n'umwe kabisa Show that grace of a woman that I am one of the house. You are. umva ndaza kwereka uriya mugabo garasi na kuriya mugore ko ari igihe mugabo mu rugo barakabije kabisa Be going. Continue with barakabije your work. rangiza akazi Eyes cry. rangiza akazi ndakujyana ku mupfumu noneho Christ. karahabuta Christ. urakoze Yeah, ndakujyanayo bamenye ko nta mikino whatever you want to do with them, I will be there with you. umva icyo wakora cyose ndaba ku bwawe When they want it, ndagufasha mu byo ukora byose and to thank you very baramenya ko nta mikino kwanza please je tampuri support. Bae rwose ndashimira ubufasha rwose umpa ndashima Be without you. ntacyo nakora tutari kumwe kabisa Oh, turi inshuti genda n'umugore umuroge destroying my crops. bakajyaho bakarimbura imyaka yanjye gute se gute ko bitabaho bana bari hakuno genda ni kose kagira mubi gusa mugenzi ntibica We'll deal with our uncle. Uncle Leslie. ati mugeze natwe tuzahinga ibyacu ndukura bana bafite agahinda We'll be old and lonely. tuzi ikibazo ni kimwe nuko tuzakora turi twenyine We'll make sure that he pay for all this thing he's doing. umva tuzakora ishoka ndukura azishyira ibyo yadukoreye natwe tukiri bato Then there will be no children to take care of him. nawe nta bana azabyara bazamwitaho Use of this. mugenzi wanjye bavuga amagambo mabi nyine arimo arabumva So you will be old. You will be old. aza nidukura natwe tuzamwishyure amaraje amuswa Peter na Paul I heard what you were saying. numvise ibyo mwavugaga abana banjye
mugenzi. Sometimes we fail to realize that one day we will be lonely old men and women. Ati bana banje mu ikintu kimwe. Umunsi umwe muzamura abantu b'abagabo. Kandi muzabiza ngombwa kumwimenya. Ubwo nzaba ntagihari. Ndabinyuze bana banje. Mwikwiteranya no Rwanda mukiri bato. Mwihangana n'abantu mukiri bato. Very poor. Abantu n'abantu. It is a minute of struggle and survival. Ati umunota muzabo bana banje no kurwana n'ubuzima. What did you understand me? Uranyumva? Cyane mama. And anyone who thinks evil of the two of you will receive evil in 100-fold. Ati uzabatekereza ibi bana banje niwe bizakurikirana. Do you understand? Kabone nubwo mwa mudakunzwe. Gusa umuntu wese uzabifuriza ikibi niwe kizabaho. Nimuzigere mwifuriza umuntu wese ikibi bana banje. Go to the back and wash the plate. Mureke mujye mu gikari mutangire mutegura ibyo guteka nangiye koza ibyombo. Abana bato. Abana bari baravuga amagambo mabi. Ati nidukura nabazamenye ko twababaye kandi ko yaduhemukiye umunsi umwe. Bazamenye ko turi abantu ko dufite umutima kandi ko tubabara. Abana bakomeje mu nzu na nyina. Ibyo bavugaga byose mugeze nyina yabumvaga. Ikigabo twese kirimo kirigamba kiti uriya mudamu Karasi araza kumenya ko nta mikino ngira. Grace. Ibyacu ntibyatinze. Mugabo nta mutima. Ndashaka n'iriya nzu barimo nyitsindire. Yewe sura umukuru. Yagongeye kujya mu pfumu yaje kuvugana n'abazi mukuru y'inshuro. N'iriya nzu namunyaze samba. Nta kibazo. Genda. N'inzu urayitsindira. Ibyo wifuza byose birayimpamo. Ntugire ikibazo na gatoya. Agera gutyo umupfumu. Banzu ari n'umuzimu ntago ari umukuru. Ari cyo yavanyeyo. Arya amuhereje hakuno mu ntoki. Genda uvugira amagambo yose ushaka kuri ako kantu. No mara kuyavuga. Azamirwa na Nyabarongo cyangwa Kivu. Ntago kandi azakira. Genda nuriya mudamu muhitane abana basigaye ntago ari bakubuza gutsindira iriya nzu. Thank you very much. Urakoze cyane. Thank you very much. Umuzimu caho. Yo. Ugafite umutima rabwiye no kucumwera arahemuka. Kigabo kivayo. Bana hakuno kwasa n'ukwasa. Maisha n'ubuzima. C'est la vie, ni life. Papa, we are alive. Mugenzi ni Peter na Paul. Stop saying this for me, what's it? Umva ivuga amagambo yaduca intege. Asimwe tumenye ko ari bwo buzima turimo kandi tugomba kubyifashamo. N'abana ebyiri batu icyuya cyabarenze barimo arasimwe. What is this? Ibi ni biki? Ese abandi bana nuko bagomba gukura. Let's just try our best. Ndatikomeza Karasa. Icyo mugenzi ni kinebwe. Barakora ibyo bakora. Nta kundi. Mugenzi no sita iheme. Nakinedu ekidiezi. Nuko mfite hakuno igipanga nacyo nta nubwo ntacyo kimufasha no gukora ibyo akora bidakoreka ibiti wagira ngo bibahe byarakuze muri metalike. Mugenzi byacu ntibyatinze. Hari wavuze ngo uyu mudamu azamirwe na Nyabarongo ayiwe umugezi utemba. Abana banje mwanika imyenda baje kumesa. Bona nyina. Hey. Filimira. Bana banje ni atari mureke mamesera imyenda muhumure ndayimesa yose. Unyuguza hakuno. Bana batabana ebyiri. Bafite se wabo winashoboka. Ise yamucishijeho bana nukunyuguza imyenda. Bana banje maze mujye kwanika ibyo ngibyo mugaruke mukanya mbaye ibindi. Nukwamura hakuno uko bakamura bakajya kwanika hakurya ku byatsi. Zirambukiranya nakagezi kari muri kariti. Just try the dresses and come back now. Bana banje nimujye mu byo gukira mwanika imyenda mugaruke mufate ndi mujye kwanika. Bana zicoko ari ebyiri. Wangu tujye kwanika hejuru kwanza hano ni hafi.
bakomeza hejuru banga kwanika hafi uko umudamu yarimo aramesa imyenda cyakure filime yitonze umudamu mwari ishati tangira kugenda uko ishati igenda yikuruza igiti uko yikuruza igiti atangira nayo gukurikira ishati afite akaguru kadakora mudamu we ukaba wamugiriyeyo mudamu atangira kumirwa n'amazi make yatamira n'umwana muto mudamu yamize nkeri mu mazi angana iki umugabo ari hano yamugiriyeyo umugabo nta mutima uzi kuroga umuntu afite n'ikibazo utagutekerezana nawe basi abantu ko bakaje baje kureba nyina umugezi utamira n'akana gato mudamu yarohamyemo bana batangiye gushaka nyina mama nuguhamagara igiti yagisize Yesu yagiye ati ntago ari kubona umurambo yamizwe n'umugezi bana zarasakuje abana bangana gutya ubuzima barabuhera he abana zarasakuje barira ibyo barira bashaka nyina uwabikoze byose ni se wabo turore ibyacu ntibwatinze murambo barawubonye nta kindi cyabaye barashyinguye dore icyo bita ubuzima uwahemutse ni se wabo yahereye kuri se w'abana amuhitana ikigabo kivayo. I can see that you boys are coming to reality with the facts of life. Bana banje mudakeka mutangiye kumenya ubuzima niki. Shall I come to inform two of you that I want you to leave this place and come and stay with me? Bana banje mushaka kubabwira muve muri iyi nzu muze mubane nanjye. Ubuke ikigabo cyifuzaga ino nzu. We must stay here with our mother. Tugomba kuguma hano turi kumwe na mama. Ntabwo twamusiga. Your mother was a fool. Mama wanyu yari umuswa ngo iki? Yes. Yari injiji. She was an obanje, and that was why she could drown in a river that could not drown a Ye mpamvu yagiye arohama mu mugezi utamira n'akana k'imyaka 3. She's the best woman in the world. Ye mugore mwiza muri twabonye. We must not leave here. Ntabwo twamusiga hano wenyine. Zaya. Naho twibwerekere. Nk'abana mwe ntabwo musiki bakunda ko. like to stay. Erega ukubatonganya kose kwari ukugira ngo bana bato muzakure mufite ubwenge. Byahe. Ntabwo tuvano, we are not living. Okay. Sawa. See. Turaza kuba tureba. We shall really see. Turaza kuba tureba koko. Kigabo gicaho. Byacu ni bwatinze. Bana zirarira. Mama, please come on, help us. Yesu byagenda bite? Birarangira bite? Nukurira mugenzi bidafite icyo bitanga. Uwagiye yagiye ntagagaruka. Gusa mugenzi ibyo ko bitabuza n'ababara kubabara. N'abana ebyiri. Ufite myinshi imyaka manza afite 10. Ni impanga. Ati mama kudusize turasigana nande. Bagiye gusigara mu nzu yabonyine. Ese biraherera he? Byacu ni bwatinze. Bana bakomeje kwitera ibiraka amanywa nijoro. No gushaka maisha. Baje hakuno. Batangiye guhamagara. Muzane hakuno bacire. How much? Mushaka ngahe? You give us 100 naira. Abaraduhijana. Senkane. There I guess. Oya. It's a one. Muri hangana madaba 40 kandi muyanga muyihorere. Give us. Sawa duhereze tugende. Mugenzi ushaka ubuzima. Nuko bushaka nyine. Shaka gutindura ngo bagwe senkane na veno rugiye kubona ukayabura. Saha mwerekere mwanza avumba mwe. Amusenzera tukibye mwana. Senzera dukoshonnye. Ana twerekere ijosi ni atari. Zana hakuno utwe mugorore. Zana hakuno igitwa. Nagorore ijosi mugenzi. Nibo bonyine. Kimugorora nabi. Kirongera. Mugenzi wabakina hakuno amasaha yose ngaho twerekere muhira. Ubuzima ni atari. Mugenzi byacu ni byatindaga. Uko bavomesheje bakabikaho duke nuko. Nibwo buzima. Uko bavomesheje hakurya, uko bagiye gutashya bakagurisha inkwi.
hakuno ifite igikebe cyane doni gwashyiramo udufaranga bafite se wabo yababereye agahinda n'inyatsi barabara uko babara halo mukihangana ni gato cyane karavamo barabara If you should try a little bit harder, that means by next week we'll be able to complete our school fees. ati mugenzi tutakomeza kudukora akazi n'ibyo iminsi mike tukishyira minerivare twenya tugakora akazi And go to the city. Then ntabwo twajya mu mujyi nubwo twahubuka ko nta muntu uzi mu mujyi wadufasha ibera mu cyaro ni ugushaka udufaranga twa minerivare intagwira bakagwiza gwiza no kwimenya nyina yabwiye ko mugenzi muri yisi nta wundi muntu bagomba kwiringira kabone nubwo abakiri muzima cyangwa atakiri muzima nibo ku bwabo nta nundi uzabamenya byacu ni bwatinze kigabo kivayo abana barihera abana kagahinda k'abana kari Peter na Paul bavuye n'igikebe cyabo kirimo udufaranga Peter and Paul. Peter and Peter. They informed that you boys go to the river to fetch water to sell. Is that so? Inkuru numvise ngo mujya kumugeza kuva amazi mukagurisha nibyo cyangwa sibyo. You will not be held accountable. Mfabye nawo mbishaka. Happens to you. Come and live with you in the house. Muransebya musebye umuryango. Dushaka amafaranga yo koresha hano mu rugo. You don't want to come here? Nago mushaka kuzi wanje. You will have no choice when I mean it. Bana batumuzabura amahita mbugo zabashaka kubirukana muri iyi nzu urumva. Kigabo cyane muhagume rero. Muhagume gusa umunsi nzafata umwanzuro. Nta mahita muzasigarana. Buzima ni danger. Kigabo nakazuba arimo kirashaka kabanyaga. Mbugo buzima tubamo. Ati umunsi nzafata umwanzuro. Muzasigana nta mahita munana mufite. Nta namake musigaranye. Mugenzi wa mudamu wakundana wari inshuti ya nyina yaje hakuno. Ite bana bato. Thank you, my dear. Meze mute. Narimbaza ni cyakura hakuno. You see, my dear children, I know Babana banje. it's not been easy, Nabizi kubuzima butoroshye. but that's the way life goes. Gusa ni kubuzima bumera. That's the way how life goes. Ni kubuzima bugenda. Then, she'll always be there for you, okay? Yeah. I brought you some food. Narimbaza ni cyakura ho ya ntago dushonje ma. Nta kibazo. Auntie, thank you. Urakoze auntie. We have eaten. Twariye nta kibazo. Mugenzi umudamu. Bana banje ntago mbanga nta nubwo nabaroga nuko twari inshuti. You see, Urabona? I should not be afraid. Muri ibiryo nta kibazo. You should remember how close I was. Mugomba kwibuka nyina manyu kuntu twari inshuti. Mwakira ibiryo murye. Bothered about your health. Sibyo? Moreover, you boys can hardly cook. Bana bato icyo cyose mwagira mujye munyegera mubwire. Nta kibazo rwose mva mwana. Amafaranga dufite mwana sasa turaporeza nayo nijoro nirabo. Icyakura tukiyemera. Anti urabona ngawazana. Yenzeme icyakura nijoro nta byakura bihari. You are our mother's best friend when she was alive. Umva mama kiri muzima mwari inshuti. Acceptingly. Niyo mpamvu twemeye ibyo kurya tuzaniye. No problem. Nta kibazo ni mujye munasoza mujye muza mu rugo murye sibyo? You have this. Yenza abantu bakujya bajye gutuma twajya mu ngo z'abandi. No kwimenya. I'll come over in the evening to pick the food. So ndaza kubanza mbarebe sibyo? Okay. Je no gutora ibyombo. Yourselves, okay? Mwiteho. Take care of yourselves. Kwitaho. Kana tujye guporeza wangu. Atari wangu ni atari tujye guporeza byakura. Zavumbe ebyiri. Ukaburuza hakuno. Zasuruga warwo rwangu ufasha bari abana shawo. Kiza kuri mudamu abaye biryo eze. Urakaza neza. Byagenze bite? All is not well. Umva nako emese neza na gato. All is not well, Adana. Na gato. I don't understand. Nago nkumva neza. You are somebody I have a lot of regard for. Umva nanga umuntu usebya njye mu muryango urabyumva? Now, Umva ngubaza. this type of visit that you pay my household these days, Ibintu uza mu rugo kusura iwanjye uzinyusurishwa uzarira abana banjye ibiryo. please stop it. Dekera.
I don't know what you're Don't talking rekera guha bari abantu ibiryo about. sinzi ibyo muravuga Be a bit clearer. ntago mbyumva Yes. ntago byumvikana All right. umva nkubwire Did anybody in Hero's household send you an invitation that is a beggar? umva mu rugo rw'iwacu umuryango w'iwacu ndi yakoresha urwandiko ko bari abana basabiriza Please keep your food. umva manda That's where you got it umva from. nkubwire wibeshye Ever since our childhood. Up to this umva nkubwire point. tukiri na bato wa mugabo wari ntashoboka Why are you so wicked? kuki uri wicked kuki uri ntashoboka Why are you so wicked? kuki utabana n'abantu neza Oh, no wonder he can't. oya ntago nagatunguwe Man. Listen to her. komeza wumve ibyo uvuga You living with a man? umva nkubwire Are you living with a man? wowe bana na nyoko Not you have the fact. ndakwiyamye umva mugabo mbabarira please tugira uko ugenda Children not yet. nawe utakuze muri giturage kutari nashoboka Just want them to starve to death. umva abana nta n'umunsi uzambuza kubaha ibiryo Did they complain to you? bigeze bagusaba ibiryo bigeze bavuga ko basabiriza umva byirire iki kigabo bika cyabwiye abana ati nzabasiga nta mahitamo mufite paka umunsi muzazi wanjye Get out. gishaka gutsindira inzu y'iwabo Leave my father's house now. va mu nzu y'iwanjye sohoka Get out. genda You want me to push you away? ushanga usunike saba It's all right. urakoze Nya 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 nya. ngaho gusa Look at his head. Like, n'uruhara rubi gusa and without a umutwe mburaho urabungabunga nka roho mbi So you have seen my head. ubonye uruhara rwanjye undebye mu mutwe So you have seen my head. undebye mu mutwe Very good. sawa urakoze Now that you have seen my head, sana ubwo ndebye mu mutwe umugabo ararugana shawe nta mikino agira oh, niba undebye mu mutwe nawe urabimenye how to clock. Yes. sawa Thank you. urakoze cyane kuba undebye mu mutwe uramenya ko nta mikino ngira kigabo cyawe nta mutima kigira nta mikino mugabo ari hano gusa yitwara nabi ku bantu bose Oh, Peter, what is something zarangije zarayatari from the marketplace? turajya ku isoko mu kanya duhahe tuze duteke impanga ebyiri So that she will be fast. Oh, look at what you're saying. Have we not been managing all this one before she started bringing food to us? What? uriya mugore noneho sinzi ko byageze ntabwo tuzana n'ibiryo basi uyu munsi yatinze reka tujye kwitekera ugeze n'umudamu wafashaga cyangwa se waba cyaragiye cyane namuza kubayo twakura avayo se wabo azana cya kigabo kimwoshya kujya kuroga buri gihe muri aho bana muri aho Well, another week has passed. ikindi cyumweru giciyeho You boys have not come to your senses. ntabwo muragarura ubwenge Yeah, and come and live with me. ngo muze mubane nanjye Eh? ntabwo murashyira ubwenge ku gihe kabisa We are not coming. ntabwo tuzazana umunsi wa rimwe ntabwo twaza gutura iwawe Children, this place is not a place for children. abana bato ntabwo ari ahantu ho guturwa n'abana You can't be sleeping with the dead. ntabwo mwaryamana n'abapfu But we are not afraid. gusa ntabwo badufite Allah is always with us. ni mama buri gihe manyoka ariko mu bantu ikimyoka n'igiki ko nyoka ari nyoko nyine I have come to inform two of you officially. je kubabwiza ukuri noneho bana bato I have come to live here. je kuba hano nanjye This is my father's house. iyi ni inzu ya data urumva And I am the only surviving son in the family. kandi nijye mwana wasigaye mu muryango urumva bivuze ngo iyi nzu ni iyanjye Do you understand it? muranyumva It's neza either two of you will find some place and stay, or niba mwumva ko tutabana muragishaka mujya gutura niba mwumva mutanyuzwe mubyimenyere Tell us that. shut up there. ceceka se nyine wari ubwavu mbaye rushishagaye ceceka aho ngaho See, children, mba bana bato what Uncle Ezra is saying is the truth. ibyo anko wanjye mvuga niko kuri niwo muco His father. umubyeyi yapfuye inzu ayisigira umukuru umukuru yaca akayisigira umuto iyi nzu rero ni iya so wanyu Why he came and lived here? Because kandi mwihangane nimwumva mutabasha kubana nawe mutorongere mugende Ezra is the only surviving son. iso yarapfuye eze niwe usigaye nk'umukuru w'umuryango iyi nzu niye muri make But why didn't he tell our mother all these things? ese kuki atabibwiye mama mbere yuko apfa This one. ko atabibwiye kuvana mbere I told your mother yo kuna namubwiraga yari intumva nkamwe nk'ibyana yabyaye my kindness for granted. nkamubwira akavunira ibiti mu matwi Now I am telling two of you. namwe nababwiye kuvana mbere ngo tubane niba mubyanze rero nta mahitamo nanjye mfite You come, follow me and stay with me in my house. muze tugumane mu nzu yanjye hoya Mr. Barakojota please mbabarira Oh, we're not going, we're not going. ntawe turi bujye rwose Stay here, we're not. byihanganire ntawe turi bujye sawa 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 there is nothing you can do about it. This bana bato ntacyo mwabikora wo niwo muco bagabo barahemuka ari babiri ntimugire ikibazo kandi I won't tell them where to run away.
bana bagize gutya umwana azana akawunga twirire zana hako nibyo azana imba ari umuceri imba ari ingano banza shyiramo agasukari hakuno mwana kashyiremo amazi tuvange asya ibyasya bicyakura ambaraga afite zo guteka ya nuko yana ni hatari ongera uvange isukari ongera uvange ubuzima ni hatari Too much sugar. mwana yameshuka indusukari sibyo ko nukiyemo nyinshi mu mara tuje ngo bizagwara diabete ubuzima ni hatari Why are you putting sugar here? It's good for growing time. You need milk, but you don't have the money. man nabonye ahandi hanakaraka imwe igaraje zatujya koza mu modoka koza karyanye nijoro basinziriye mu ijoro ubuzima ni hatari bakiraho mu ijoro mugenzi wari ubahora hafi My dear children, bana banje I know what you're going through, ndabizi ibyo muri muracamo but you don't need to worry, gusa ntabwo mugomba kugira icyo ari cyo cyose because I will always be there for you. niko isi imerewe kandi nzahora hafi yanyu mugenzi nyina ntago abava impande I was dreaming. nawe ndimo ndarota I too. nanjye nari ndimo ndarota I came here. nabonaga mari hano Me too. I dreamt about this. nanjye nibyo narotaga bimwe mugenzi manza ari nyina kuko ukibari hafi Is it possible for two people to have the same dream? ese birashoboka abantu barota inzozi zimwe Because we are twins. wasanga ari uko turi impanga mugenzi ntabwo bazi ko byabaye bya nyabyo She is always with us. The same thing she told me. umva nanjye ambwiye ko yazaduhora hafi sibyo Maybe a vision. byashoboka kuko wasanga ari na hano umugezi ni umuzimu wa nyina nimba atari umumarayika buriya iyo umuntu ari umunyabyaha agakora ibyaha ajya ku cyitwa dark side ku ruhande rubi ariho hava abazimu bahemuka iyo upfuye azasura umugira neza barongera bariryamira byacu ntibwatinze sasa wibuke ngo wari warabonye ikiraka umuntu uza mu igaraje icyapa cyabwiraga Paul nako ni Paul abwiraga Peter ati yabonye akazi mu igaraje ahantu kinamba nako bazajya agenda bose imodoka bareko abana agafaranga ngabo mwana umugabo tumwogeze neza imodoka yenda yatwingira ka gafaranga ni ugutunganya ibyo yatunganye Okay, sir. Abana batwalo ya mafaranga mwashizeho What happened? None of finish. Ntago murarangiza cyangwa muri hafi harasigaye no party nyuma nayo kwitunganye boss abana bato bose atunganye ni frere boss imodoka ye rwose twayizibuye nibyari byarazibye Do not go because my God they call me for us. How much be na money? ndabahangaye Gajua. boss Awaga uri mukuru wacu nta mpamvu yo kugora gira icyo tugenera widuha nk'umuntu nawe gira icyo dukenera mugenzi banze kumubwira amafaranga afatika ati gira icyo tugenera One of these days I'll come carry and go my house. Rwose bana bato nzajye mbasanga ari uko nza kogesha imodoka n'abana murankeshereje abana bato batangiye kwimenyanira n'abantu bakomakomeyemo gace gace abana batakazi keza nanjye ubu ngiye mu kazi ka government rwose aho mvira mu kazi imodoka niyandura ndongera mbaceho
abantu bigira amahirwe mu buzima bakihurira n'abandi bakabafasha. Mwanzavumba mwe mwose ni yingi yisenyine mwose igiye mugire vuba vuba. Hakuno nyiri kinamba bagomba kugira kwa mujyana nabonye 100% baramuha oven n'abatware 40 uzagatashye. Yewe Oga bamwita Uncle John. Yewe Oga muvandi amuraho umwe bogereje imodoka wa munsi amugiye tujyane imbere gato nta kibazo. No musore umwana mwiza mu mwakire nimugera imbere muri bitumbuwa mwaka kumandazi yanyu Tanawa baba samura be bana bato kumbuye umusore ko yakajya afite undi munatwaye. These are the boys that I told you about. Anyako baba none wanakubwiraga. Oh, really? Serious? Call them. Bahamagare. Sasa umusore nawe yaragiye mugenza president ibyana kwa sebuje ufite boss we. Inzavumba bana binyende muzakuno. Adututse mama n'inkende. Maga want to see. Paul ugashaka kumubona na boss wanje. Tangiye kujyana no kumukire mwenyewe. I was told that you watch cars to H. Nombeshe ngo mwozi imodoka ukajyana nibwo kiva mu Ruganda cyane boss. Turazoza se ntabwo zagakozwe zikiri mu Ruganda. Like that. Abana bato. I heard that you lost your mother recently. Nombeshe ngo muri imisi mwapfushije mama wanyu. Bandi bati cyane. Anybody that wants any information can get that. Abana bata makuru yose nari nyene narayumvishije. I don't know. I live in Enugu. Would you people want to stay with me so that ese bana bato nibera na ruguru mu mujyi sibyo? Hano rwose kwa Cheventa. Rwose mwumvishe mwabana nanjye nacyo mwaza tukabana. Ngeze umugabo yikundiye utwana atanatuzi. Yefuza ko bajya kubana. Atuzabitekereza nyakuba. Bana banga guhubuka mu buzima. I mean, when next Joe brings the car for nta kibazo bana bato nimo mwumva mwafashe umwanzuro ko mwaza kubana nanjye zabohereza imodoka zibatore ngo ni umukire. Okay baba amuvandura beho ni umushoferi nawe twara umukire twara umugaga. Bye murabeho. Mbana ngora twabuka tujye kubana n'umuntu tutanazi. Tubanze tumari iminsi tuba mu rugo twanze nabitekerezeho. At least mwana nuriya musenzi wundi data n'akazu ka dufite arakatunyaza muri make iminsi mike katujugunya hanze. Ubu se umuntu bazabaho bati berekera imuhira ko bakaryamye. Bashira waje. My children, bana banje, you know I love you. Murabizi ko mbakunda. And will always be there for you. Kandi iteka nzahora ku bwanyu. Zabahora hafi. I want you to follow the man you met today. Ndashaka mukurikire umugabo mwawe nawe uyu munsi. Wabasabye ko mujya kubana nawe. He's a good man. No mugabo mwiza. Just do this. Mukore ibi ngibi. Rest for me. Kandi mubikoreye ku nyungu zanjye. Arongera acaho ni nyina. Ati umugabo mwahuye nawe uyu munsi kumanywa. Muzamukurikire bana banje. Barakwereka haciye iminsi mike few days later. Haciye iminsi mike abana barapakira ibyanguke. Umugabo nawe yaje kubatora. Yari yabwa ati nimwumva mukeneye ko mwaza tukabana muzaze naribi. Cyakigabo mugenzi cyari Imana himbazwe injyana biragiye. Our brothers children. Rwose abana n'abamukuru wanjye rwose nari biryabo. N'abana beza kabisa. They know they have just lost their mother. Urabizi ko bapfushije nyina. Ubiteho rwose ubabe hafi. Ebye ndabyumva. Let me also use this opportunity to thank all of you for. Rwose munaye mu mahirwe narabuze urubyaro. Murakoze kwa mumpaye abana mugenzi umugabo nawe banza nta bana yifitiye. Thank you, let's see. Murakoze. Thank you, sir. So, murabeho. Sajya n'abana. Start the car. Children, say bye-bye to your uncle. Musezere uncle wanjye. Done that already. Twamusezeye ntaribi.
Okay, bye then. Bana banga sabo shawo. Mugabo nibihemu gusa. Bana nta kindi bwabaye. Bagomba kwerekera town. Data we. Inyubako nayitsindaga data we. Mana we. Mugabo kirishima. Uyu muryango wose uciyeho. It's raining. Let the rain come. Icyo gihe mugende imvura nayo rekegwe. Madamu yaroramye mu mugezi. Mukuru wawe nayo yaguye mu gisambu mwapfaga. Ariko data we. Back to this village. Nago bazegera bagaruka muri inyubako ukundi. What can I do without you? Yeshi nakora tari kumwe kuko. So I now. Aiwe. Inezo nayitsindiye. Come and follow for Ya, atari. Uwe numwoshya buri gihe. Ni mujyanama. my house. Zo yanje. Data we. Kushima. I'm coming over. Atari. Drink some palm wine. We are Tujye kunywa urwagwa. Aiwe data we. Data we. I'm strong. Iyi nzu ndayitsindiye koko. Data we. Kiraserebura. Akiraho. Giserebura tugaruka hakuno. Mugenzi wari wicaye mu nzu n'umukire nabugaga bukunja. Come in. Hamwije mu nzu ndani wa mugabo n'umukire. N'umuherwe bibaho. Yarahebye. You alone in this. What about your friends? Sheri. Mutambwe nakuranye nseziriye mu harubiza urwa mbere. Yeah. Muraho babuze urubyaro nta mwana bigirira. Tell you about. Aba nibo bana nakubwiraga mada Sheri. He's poor. Na abana ebyiri. They are so small. Pega ni bato cyane. You sure they will go? Ese ko bazakora umura Sheri bazakura. Stress. Highland. N'abana basubwenge kandi bakora rwose. Go. You need to see. Kindly take them to their rooms. Bajyane mu cyumba cyabo Sheri. Bereka aho bagomba kuzajya baryama. Namazana mu cyumba. Mugabo mugenzi ibone abana ebyiri bo kwirerera. Good. Mugabo afite amafaranga n'agafaranga. Gusa nta rubyaro. Nta mwana na rimwe. Darling. Sheni. Yes, my dear. Yeah, Sheri. Yawe ngo abana tuzababona sitwabonye se. Slow them. Hano ni beza cyane. Okay. Nabakunze nanabishimiye. I told you. Nakubwiye. I told you that when it comes to picking diligent hands, I don't make mistakes. Genza urukundo zirahari. Gusa urukundo ko bazihari zabuze urubyaro zose. That is school next week. Bakira hari waje mande yabo. Like what? Banza ari umugezi mwuka yari abohereje bagenda bafasha abana. Please open an account for them. Abana nabishimiye. Secondary school, we would have enough Barashimishije cyane. of their own business. Ni byiza. You have spoken like an angel tonight. Ari muravuga nko marayika muri iri joro mukundwa. So like I want you suggest that we pay them. 10,000 naira a month. Ati mugenzi abana bababoneye n'akazi. Bazajya bahemba mugenzi ibihumbi 10 ku kwezi, 10,000 naira a month. Oyashize mu banyarwanda usanga ari nk'ibihumbi 100 ku kwezi. Ananda arenga. Mugenzi mudamu yarishimye abana bagiye ku mazima. Sheri. Je t'aime beaucoup Sheri. Turyame Sheri. Bararyama. Urukundo zirahari. Byacu ni bwatinze. Kigaho mu nzu cyishimye. Ni atari we. Inzu ndayitsindiye we nko muri tombora roto. Uyu naza gusura umushuti. Bagaho barahemuka. Akiraho hari wamugaragara imbere ye. Rukirwa mbere. Garase we. Umuzimu baragarutse we. Garase ndamubonye we. Yebe urasaze cyangwa urafashwe. Mbonye Garase. Eze. Garase mbere cyane. Niba mukubisura cyiko muriro no kumugaragaro. Ya none biba bamukubisura urenze urgundi. Mudamu arabura. Ayiba zatawe. Mbonye Karase we.
mwana urasaze cyangwa reba mutera urundi rushyi Grace gara uyeno no bamukubise urushyi bamuteza n'ibindi bintu umugabo yarahwereye kuri uyu nshuro sigara arasamba barahemutse nakubwiye uhemuka rimwe mu buzima bikagukurikirana ubuzima bwawe bwose umugabo yifuje isambu arayitsindira yifuza inzu arayitsindira byamugarutse birereka turore mugenzi umugabo n'umukire mugaga bana mugenzi wabashyize no mu ishuri umushoferi nawe bikundiye mugenzi wabuza n'umukire basigaye bibereho neza nta ribi bafite n'akazi 10,000 by'amanayira ku kwezi so that we'll be at the restaurant before 3 p.m. Yes. Umva tugomba kujya ku mugezi kuri restaurant ya boss mbere yuko saa 9 zigera We'll be mad or something. bwana ejo nabonye n'umukiriya w'umwana mwiza twarikunda nigose twabaye inshuti mugenzi abana hakuno umugabo afite n'aka restaurant hakuno bava ku ishuri abantu bo muri restaurant barabakunda shawo mugenzi baracuruza hakuno saa 9 z'amanywa babinje restaurant saa 12 batashye ejo ari ishuri niko nibwo buzima c'est la vie mugenzi hakuno na nyirabujaraza ku kazi rwose abana bakubaye bakora akazi neza bantumye inombe y'isosi ni isombe mbibashyire hakurya bakiriye bakunda abana Pita ngwino abari on seriva bana babazi gutanga care I want urashaka iki ibirayi emushyiraho dodo nkeya ibindi nibyo Do you have mwama ufite n'ibitoki nabyo birahari Yes. yego nabyo turabifite Yes. bana bakundwa n'abakiriya hakuno bifitiye igikundiro si ibyo bashakisha bajya hakurya no gufasha abantu bakira urwagwa mwantumye mwana muto ni atari Yes. What is this boy? nyiri restaurant n'umudamu Paul, hurry up, boy. Get that. mugire vuba mucapurishe bita na Paul imwe mukenewe cyane mujyana umuseriva abakiriya bambara hakuno ibishati baruta For these 2 years you have been with us, mugenzi abana barajya bakubita igihe bamaze imyaka 2 mu rugo rw'umugabo. prove to me that you do not only come from a good home, but you also want to survive in life. Bana bato mu myaka 2 yose ishize Asa- munyeretse ko mutaturutse mu rugo rukomeye cyangwa iki gusa mukeneye ubuzima. You people have impacted positively on my Rwose mwitwaye neza mu byo mwakoze byose. Bisaruro iragaragara. about the restaurant. Yes, our customers have increased. Rwose ubu ndakeka nimutangira akazi imushara ndaza no kuyongera. Thank you, sir. Murakoze nyakubahwa. I'm grateful, and we want to say thank you. Nshaka kubashimira nanjye. Thank you very much. Nshaka kubashimira rwose neza cyane. Ikindi We have decided nafashe umwanzuro to go on vacation. mugende muri ka vacancy. Especially now that you have finished your JSS exams. Rwose mufate iminsi nk'ine cyangwa 3 muruhuke. But, sir, we like this place. Nyakubahwa hano turakunda. Very comfortable. We don't want. Turatuje nta kibazo namwe kutwereza iwacu muhira. We don't want to go. Ntabwo nshaka kugenda. Not as if you people are leaving us, no. Bana bato muri muranyumva nabi. It's just for you to take 2 or 3 days or Shaka iminsi 2-3 cyangwa se maximum of 1 week to go home and genda iwanyu muhira muruhuke. people and fraternize. Musure inshuti abana mwakinanaga. That's all we want you to do. Rwose nibyo ushaka mukora ubundi muhite mugaruka. Yego nyakubahwa. And that's not it all. My wife told me that you people gave her a total sum of 280,000. Bana bato kandi kiri ngomba kwibutsa nuko amafaranga yanyu mumaze gukorera kuvaho mwatangiriye akazi ni 208 mwese buri umwe 200 undi 208. I want to tell you this. Shaka kubwira ibi ngibi. If you are now having 240,000 naira. Ubu ngobo rwose bashiyo nakandi gahimbaza musiki biraba 240 kuri buri umwe. N'udufaranga twe muzakoresha mu vacancy. Excuse me, sir. Nyangane nyakubahwa.
Which salary? Uko tubwira ngo uratwishyura ay'ukwezi utwishyura ikinyakubahwa. Apanga ibyo kubishyura umushahara yapanze na madamu we bonyine. Bana bato mwarakoze neza cyane rwose. So we decided to remunerate you. Ubu rwose nafashe umwanzuro. Nge na madamu twafashe umwanzuro mu kizano hashize imyaka 2. You earned it. Uko zatubahemba tukagira ikintu tubagenera rwose nyuma yuko tubishyira minerval no kubagaburira. Thank you, sir. Urakoze nyakubahwa. Yes. Nta kibazo bana bato ntacyo. Ntaribi. Keep on doing good, and working hard. Muri yo murakorenza cyane rwose bana bato. Kabisa. Mukomerezaho. Just get your things ready. Arrange the necessary things you need. Mupakira ibyo mupakira mutegura ibikenerwa mwerekere. There is barabwishimyemo for you. Do not hesitate to tell me, all right? Nimugira icyo mukenera kandi mukazaza mujye muhita mumbwira sibyo? You to your room and bring you back. Thank you. Sawa. Thank you, sir. Thank you, sir. You're welcome. Urakoze nyakubona tumurakaza neza abana bato. Oh God. Nyagasani man. Amaya abana barakoze. In Jesus' name. Amaya abana bazima. Ndetse abagabo baje hakuno. Nabana ebyiri. Bifata nk'abantu bakuru. Yes, you see now where I am. I'm not going home anymore. Umva tumaze hano imyaka 2 gusa niko murashaka gusubira muhira ukundi. No, Peter. Peter, we will grow up. Peter tuzakura. Deal with him. Tuzahangana na uncle wacu. See, Paul, we're not going to blame anything. You know what our mother told us about hatred? She said that hatred eats up somebody's mind. Ati mugenzi mama yitubwiye ibijyanye n'urwango, aturwango ni ikintu kibi cyane. Kandi nagomba kugishyira mu ntekerezo. Find love in the hands of a total stranger. Ati hashize imyaka 2 mugenzi tugomba gusubira muhira basi tugasura abaturanyi. Tukareba ko bameze nuko byifashe. Bagiye kujya gusura se wabo. At least if not for anything, we need to go and clear the weeds to our mother's grave, then I'll plant. Ati tugomba mugenzi gukura tukajya tugatunganya ibyo mama byose yasize adatunganyije. Bamaze imyaka 2 amafaranga amaze kubona make ashoboka. To plant some flowers and things will Dushye n'indawo mugenzi wa mama bamushyinguye. Niko kuri Peter. Tugomba no gushikimira tukareba niba ataranahindutse itongo tukareba uko ameze. Byacu ni bwatinze. Bagatashye. Hariho Grace yigaragarije. Amutera urushi. Katorore. Kwa bana bagatashye wabo. Bagarutse mugenzi kwivuko. Yaciye imyaka 2 avuye muri urugo. Ntago baheruka. Umushoferi avayo kubafasha. Ya, ngabo. Murabeho. Kubakeretse muhira. Yewe. To shake hands with you. Nta muntu tubona hano bagiye. Kuko bagatashye. I will pretend as if something happened to my hands. Yewe dutuze umugabo tumwihorere turatongana nawe. Please, Atu. Ariko sinzu yarayitaye aragenda nta hakiba. Nta kibano nako. Nta kihaba cyangwa. Yesu Kristo. Kombe kigabo kuva Grace yakigaragarije. Praise God. Imana imazwe urugabo rwaragiye rurakizwa shaho. Ntago rukiri rwabihemu. It is the Lord's doing that people came in today. Nagatangaza abana tukwa mutashye umugabo neshe si wabana na nyina. Umuzimu wa nyina kuva wateye uno mugabo. Yagiye shaho mugakiza. Yes. Hey, Peter and Paul. Peter na Paul. Welcome. Murakaza neza. Want to stay? Ntago twaje kubana twaje muri ka vacances turasubira mu kazi iminsi mike. Peter na Paul muraho. Lord people. Wa mudamu mugenzi nawe mbanza umugabo yarakijwe baranashyingiranywe. Peter and Paul. Peter na Paul. My wife Adana. Hure n'umugore wanjye Adana. Bazina ari hano. Inyuma yabo hari waje. Bombe kiburya gihe uracyo umuzimu wa Grace nicyo bibwira abantu. To search for you people. Bombe ko kiraho hariho cyabonye kiratuza. It's not born again. Ubu rwose yavutse bundi bushya kibona umuzimu ndapfuye.
ibyo abakoreye byose ashaka kubaka imbabazi bana bato. Bana banje. It is a long story. Ni inkuru ndende, it's a long story. It must be told. Gusa ngomba kwibabwira. Will be glorified. Kugira ngo n'imbere y'Imana ngaragare nk'umwere. Hold my Bible. Ndabizi ko bitari bwore, mfasha Bibiliya, ngutogufasha. Uzimucaho. Madam mfasha Bibiliya nkwereke. Ati ni inkuru ndende gusa bana bato ngomba kuyivuga. Ni nako yemeze. Sit down. Sit down. Ngenzi ko abana bakicaye. Ngo barabanza riruhutsa. Ibyo yakoze na mahano. It is a long story. Bana banyoko navuze inkuru ndende. Told. Gusa ngomba kuyivuga. God will be glorified. Kugira ngo imbere y'Imana ngaragare kuko nk'umwere nihannye. First and foremost. Ikintu cya mbere cya kwanza. Say that I am very, very, very sorry for whatever I'm going to say. Mbabarire kubyo ngiye kwabwira abana bato munyihanganire. Give credit to your mother, who is responsible for my conversion. Ikintu cya mbere ndi kwicuza ni ibyabaye kuri nyoko. My encounter with her that changed my life forever. Ati ubwo nyoko yanyigaragarizaga nibwo none nahindutse umukristo nyawe. It is difficult to believe what I'm going to say to you. Bana bato byo ngiye kwabwira nanjye kubyizera ntago binyorohera. Very difficult. Birakomeye. Kill your father. Nishe so. Na mama wanyu. Nishe umuvandimwe wanjye. Nica n'umugore we. Bose ni jabishe. Boye bivuga wishe data. Ngenza abana baguye mu kantu. Baratumwe kumva inkuru nk'iyi. Ati nije wishe so. Nica na nyoko. Bana batumwicare. Nta kundi. Yarakijwe kandi agomba kwicuza. Umunsi nari magazine imbere. I buried it. Nibwo umuti nawushizana imbere y'inyubako yanyu. My children honest. Nimbere y'Imana nije yashize umuti aho so agomba gutambuka. Ndamuhitana. It was God or your mother that saved you. Nimba tari Imana sinzi ko namwe nashaka kubahitana abana bato. Your mother attacked me and Onka physically. Mama wanyu yaranyigaragarije ejo bundi. Onka is now bedridden in his house. Ni nabwo nakijwe mugenzi abana bararize. Cannot move. Hari ibintu nawe wakumva ubwaye kwihangana bikanga. All his religions have run away from him. Bana bato mumbabarire nanjye sije. Ni ndambi. Bana banje. Please. Ndabinginze. Ndabasabye hoya. Hari ibintu umva muri sikabura aho wahera. Ntago twabyumva ntago bishoboka. Bana bato nanjye umugabo murabiswa na mwangu gusa mugenzi yarahindutse. Mugenzi bose bararize. No mugabo ararira gusa abana kwakira inkuru nk'iyi. Bari batashye umuhera agomba kubakira. Ntago byoroshye. God. Mugabo atangiye gusenga bitanga iki? No. Ndabinginze bana banje. Oya. Dusubire mu mujyi. Ntago twabana ngo turane n'inyamaswa mu nzimwe. Ntago byakunda. Genza umugabo yarapfukamye. Ntacyo byagarura. Genza baje babashyinguye nyina. Bibera mu cyaro. Uwabikoze byose ni se wabo yaberuriye. Nibo bantu. Peter and Paul. Bana bato Peter na Paul. It's not the same for the living. Hano nagarana abantu bazima bagomba kwicara. Yes, we know, but Turi kumwe na mama nta kibazo. our mother, we know our mother. Turi kumwe na mama wacu nta kibazo. Yes. And nobody can do anything now. Mama nta kintu cyadukorera. Their children. I know she must be safe now. Umva ndabizi mama nyari kubareba nakanya. Even be an angel now with God. Wasanga nahanga hari. Nagiye mu ijuru. That. Urabizi neza. When a righteous person dies. Ati mugenzi y'umuntu apfuye ari umuntu umugira neza ntagapfa ngo agikuzimu ahubwo ajya mu ijuru. Ayenda ku marayika bamvugira ngo arimana n'abareba. I told that our mother is an. Papa Paul nabikubwiye kuva na mbere. She appears to us. Rata yajyaga sa tukajya ni inzozi kumbe yaje. Yes. Ibyo rata. See, children, that's why you have to forgive your uncle. Niyo mpamvu mugomba kuba uncle wanyu. Your mother will be happy. Kugira ngo mama wanyu nawe agire iruko ridashira anishime. Umva please jo tampuri tubabarire. I was not. So it is not for her to forgive. Ntago byoroshye kuba twabarira umuntu nkuri yawe duhemukiye. Yeah, you are right. Whatever you say is right before God. But you should remember, you are the ones that were wrong. So,
is the living that have to forgive for bana bato ibyo mwakora byose imbere y'Imana Imana yabumva gusa mugomba kubabarira So you can't forgive. tubabarire madamu natwe ntago twamupfa kumubabarira utwihanganire ntago natwe byatworohera remember, and it had been prophesied that if he's not forgiven of his numerous crimes, I will not get pregnant. umva n'Imana yarabyemeje bana bato ati mujye mbabarira Please, for my sake. Auntie, we'll think about it. Auntie, turaza kubiganiraho so problem turaza kureba ikigo kigomba gukorwa to you. mugeze nta kindi gisigaye usibye kubabarira anko wabo bambabariye byose mugeze byabirangiye nta n'ikindi kibazo cyaba kigihari I'm sure you know I'm not serious. umva uriya musozi yashaka no kumureba kwanza kumubabarira rwose ntago biri aha hafi He will never have children in his life. uriya musenzi Imana izanamuye n'igihano ntazigera anabyara Whatever belongs to him. nta nubwo yanyita umwana we ngo mubyumve kabisa. You need to go and ask her mother if she will forgive you because it is her mother. umva reka dukore ibishoboka duhamagare mama niba ari atureba I should forgive them. basi tumubaze ko tugomba kubabarira uriya mugabo He says no. mama nabyemera ko ari we wahemukiye kuturusha So we are going to see our mother again in our dushaka kutongera kubona mama see her if we won't see her. oya nyine aza kumubona we niba utari umubone sibyo ati mugenzi wabaze nyina niba bagomba kubabarira kino kigabo Do we forgive them? umva uriya musenzi turamubabarira cyangwa mugenzi kumubabarira nta kindi bisaba nuko babe barimo. That man is very wicked. uriya mugabo ni umuswa mu buzima bakiraho nyina arabagaragariye. My children, bana banje, you don't need to worry. ntago mugomba guhangayika. You can see. Turabibona. Mugomba kugira iherezo ryiza ry'ubuzima, happy ending. I want you to forgive your uncle. Shaka mugene babare uncle wanyu. He has made genuine repentance with God. Ndabizi ko biyatumye mucumura imbere y'Imana mukavuga n'amagambo atari meza. Gusa mugende mubabarire. Uribuka abana baravuze ko ntabemera ko mubabarira. Mama batangiye kumuhamagara yagiye. Ati nyina ntabemera ko mubabarira mugenzi araza kumubabarira. Nta kindi kirabagisigaye. Mugenzi abana. Umva aragaragaye. Uramubonye naye ndamubonye wamuswa. Je namubonye ariko. Ajyanywe na nyamuri gitacangwa. Yatangiye gushaka nyina. Nyina yagiye. Nanjye namubonye ariko ubonye adaciye se mbonye ntago mbonye aciye. Ingenzi nta kintu cyari gisigaye. Kutari uko abare uncle wabo. Birahire katurore. Mama. Oya tugende turebe ko twamubona. Tugende tumushake basi mbihuru. Tugende turebe hakurya turebe ko twabona mama. Let's wait for her, baby. She will come back again. Masha araza kugaruka. Mama, batangiye guhamagara. Mama, look you will come. Araza kugaruka. Are you sure? Urabizi neza. Yes. Cyane. Come back. Araza kugaruka. Mugenzi abana ntibyatinze. Baje akono nyine avuga ati batanga imbabazi. We're in doubt. It was yesterday our mother appeared to us. Ati uyu munsi mama yatugaragariye. To forgive you. Yatubwiye ko tugomba kubabarira. Mugenzi umugabo zarishimye. Hallelujah. Hallelujah. Ndetse naro abararwanya kupfa. Kintazi. We want you to promise us that you will never do bad things again. Umba dusezeranye ko nta kintu cyuzakora hoya. And that you will remain a good person until Kandi uzasigara uri umuntu mwiza no ku baturage bagenzi bawe ndati ndabasezeranya. be good to all the other villagers. All other villagers. Abandi n'abandi baturage. Let's go. Imana himbazwe. Amen. My children, Bana banje. very special day. Murabaga n'umunsi nagatangaza. Mugenzi umugabo nawe yarishimye. I want to promise you people here and now. Ndashaka kubasinya ko zabana neza abantu bose. Stay away. Mugenzi umugabo yemeye amakosa ye. Aranayakosora niyo bigaragaza umuntu ko wahindutse. Ayakira n'imbabazi. Show you again that we are in the New Testament mode of our lives. Bana bato nshaka kubabwiye ko turi mu isezerano rishya ry'ubuzima bwacu. Be a new person in me. Muraza kumubona mundi muntu mushya. Nta kibazo muri bungireho. Rwose pe. I assure you that. Ibyo nijye mbabwiza ukuri kandi abasezeranya. Mugenzi umugabo yaragiye arahinduka. So guhinduka gusa. Ava mugenzi ucyaremwe gishya umuntu mushyashya. Mugenzi na filime nayo ndakeka ibyayo nabyo biri hafi gusoza. Mugenzi umugabo zarahindutse. Thank you very much. Mugenzi abanyarwanda nibyo bavuga nta utagwaye ikibi no kwigaragura.
mugenzi naga filime nakanda cheka kagenzi bantu muhemuka muri igisi mumenye ko bizabagaruka nago birangiriraho mugenzi wakitagarya zina ryako good mother mama mwiza mugenzi abana nabo batangiye ubuzima bundi bushya bonge babanye na wa mugabo boy Peter yari Osta Iheme Paul yari Chinedek Diez mugenzi naga filime nako ndakeka ro kagenzi abagiye mwakoze kuza murabeho yari Sankara da Premier abasobaniraga bakita good mother ni mucike zikurikira ayanyashizemo ndabakunda cyane right My good mother ni karirimbo mama mwiza